wahinze ukeza wamuhinzi w'umurava we wahinze ugasarura komeza 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 kandi komeza hinga imitima ya rubanda hinga uko kuri mu bantu hinga ubupfura mu bantu hinga ubutwari mu bantu hinga urukundo mu bantu hinga umubano mu bantu ino si yarahindutse yameza amenyo yameza yera yameza amenyo yameza yera Hamza tu verras. Tu vas bien là dans ma cour. Naragenze ndabona nabonye byinshi nahuye n'abasaza bangabandi nkura n'ababyeyi nabonye nebiyangira abandi abasore n'inkumi batabura ibyo bapfa abasore n'inkumi bobo batabura ibyo bapfa gahini ntiyari mubi haberi ntiyari mubi gahini ntiyari mubi haberi ntiyari mubi bapfuye iby'isi Bujumbura Kigali akira amatanuki bapfuye iby'isi Soundcraft Studio tupo ndani ya Bongo Enrico Figueiredo thank you man bapfuye iby'isi wamuhinzi w'umurava we wahinze ukeza kubana niwagera mu rubyiruko ubabwira urukundo yarukira no mu bakame uhingutse ubutwari inosi yarahindutse yameza amenyo yameza yera yameza amenyo yameza yera mukomere cyane ndabaramukije mukunzi wa nyuma ko mukomere mwebwe mwese aho muhengamiye mukomere mwese abari muri gereza mukomere mwebwe mwese tufatanije urugamba mukomere mwebwe mwese mutunga kakagofero ngo RPF no muhite mucisha mu murongo ni mako kandi ni mako ugarutse ni mako muri kuvugana nawe ndagira ngo rero aka karimbo ka Side Brother umuhisi naragakundaga cyane tukanye gusaho ngaho mu Rwanda no mu Burundi reka isi yameza amenyo reka mbaramutse mwebwe mwese kandi bifuriza kururanirwa mbifuriza
kubona ubwisanzure bifuza kubona butabera mwebwe mwese muba mu myobo mwebwe mwese abanyu bari mu misarani mwebwe mwese mufungiye aho ngaho muzira karengane kubera ko mwavuze kubera ko hari kitagenda barashidi ba idamange ba karasira ba tioneste ni benshi cyane reka cyuma sinavuga nabandi benshi cyane ba mushayidi ni benshi cyane babura mwaho ngaho mwarabibonye rero ko kuvuga kwacu ntibashaka ko tuvuga tinyi igihugu kitagira imyigaragambyo igihugu utemere kuvuga bitagenda nababwiye ngo mukomere cyane abaturage bari kwangazwa abaturage bari kuburizwamo uburenganzira bwabo itongo cyangwa se isambu gakondo ye ikagurwa amadolari 30,000 ukwezi bidashobora gukodesha n'inzu ubundi bakakubwira ngo genda wimenye ntabwo simbyumva nahita ntora gakoresho simbyumva ntabwo mbyumva iyo mbavuga ngo mutore udukoresho ntabwo ari ukubabeshya hari abandi mwiyeguje intambara yo kuza ngo hano kuri social media ntibabavuge ngo ibiki n'ibiki ubu tugiye guhindura strategy kubera ko twayibonye ko turwana na babandi ngo icyo giti nticyurirwa ariko ndabona wa muga nticyuririka ikizano kugitwika cyangwa kugitema nibyo bintu bikenewe iyo mbabwira ngo nimuhaguruke mwigwane isi yoboye n'amabandi abafite amafaranga munakubwira ati twebwe amafaranga ntabwo tuyakeneye ntibizagutangaze kubera ko twe dufite power dufite money kubera ko turi kuvuga ibitagenda maze kubona agatangaza kuri nanze kubaho ntariho TV nabibonye ko bamugabye igitero kabiri ejo byambayeho hari igihe mbibabwira mukagira ngo ndababeshya nakora ikiganiro ngasanga kiragiye ikiganiro nakoranye na Dr. Biruka na Kandoyi ahangari nabandi bahagareyemo ikiganiro nababwe ntinyamara ikiganiro simbizi nagejeje kubasobanurira kuko hari byari ibyo nakoraga ariko n'umunsi sindimviciko nasibye ikiganiro bimaze kuba kabiri rero ndetse no ku umurango wo bawugabye bitero byinshi cyane ndetse hari n'abantu bari bansabye ko ngo dushobora kwagura icyo gikorwa ngo kikaba igikorwa kinini cyane ngo gikorwa cyiza cyane naranze simbizi rero ndacyaba nuganuga ko abo bafitemo ubushobozi cyangwa uruhare hanyuma rero hari ikindi kiganiro ejo nakoze ndarangiza maze kurangiza ikiganiro ati reka da naka kanyanje mbere y'iminota 20 ngira ngo cyangwa 20 n'isago kubera ko nandi kuba byanze bikunze bigana ngomba kubikora ko byagenda kose ntibashobora kunzimya nshobora kubikodingira ahangaha nashaka kajya ku rundi ruhande nkabiza nabiri live ariko namaze kubikora jewe rero ngira ngo birajya biza mubone ko bimaze isaha biriho ariko arako kanya bize kugira ngo ndebane n'aba bantu kugira ngo ndebane n'aba bantu ngakora ikiganiro nkakigira live ariko unlisted cyangwa private narangiza nkakigira public nkagishyiraho nta kimuzazimya ndababwiza ukuri ahantu rero aha tugomba kuharwanira kubera ko mushobora kuba mufite ibintu ntazi ngo hari abantu batagomba kuvugwa hanyuma rero reka ndebe ko kagakoresho kamako kaba kakigaragara baba barakibye se niyo mpamvu babwira ngo abantu n'ibinywa amaraso giye ntabwo nshobora kuvugana nabo kamwe karaha akandi karaha ko hari gishobora guhamagara umumenja muri studio ngo muvugane akaza azanye utundi tuntu ibyo rero iyo mbibabwira nkababwira ntigiye kuvugana n'aba bantu nkoresha umunwa ntibishoboka muraba ngo uriya n'umusazi benshi mwamfashe nk'umusazi kubera ikibohekana dore naka aka niko kanyuma gafite ijambo rya nyuma kubera ko ibindi byose ntabwo bishoboka tuweze ko nanze kubona ari kurwana na Samantha Power ari kurwana nande na Rujugiro ari kurwana na Kambanda ari kurwana n'Ineza ari kurwana n'Inkotanyi tuzabwirwa n'iki hanyuma rero ntabwo ari wenyine ibyo ngibyo byambayeho ibyo murabizi neza ko byambayeho hanyuma rero rekanze niba ngibuka gusoma ndaje ariko mbaramutse muri chat mbaruje mukamusoni liberata kaza Januane akaza Linonze ijuru ry'abatavuga umuranga yawe mukomere cyane hanyuma rero nje kare kubira ko mfite ubutumwa bwinshi cyane ngomba gusoma iryo bagona hanyuma Malawi ndabizaho mu nyuma Malawi muryamiye amaso ejo ni 15 mwitonde kuko hari gahunda yuko ngo mushobora gutangira gutemagurwa ejo ku munsi wa kangahe amakuru nta mpamonye afitiye ariko makuru yangezo Sabrina Kwizera agira ati mukomere shawo mwana mako komere cyane nawe usibye ko genda umusaza ntabwo ndi umwana rwose witonde kuko
ikibazo nuko hari igihe nshyiraho inyandiko nkaba ndashobora kumenya neza niba mukimbona cyangwa tukiri live, ariko dushobora kubikora. Okay, hanyuma rero reka nze nshyireho inyandiko ndebe neza ngo uko byifashe, ndebe uko byifashe. Mfite inyandiko y'uyu munsi, y'ejo ndaza kuyisorezaho, ariko reka mbanze ndebe inyandiko y'uyu munsi. Aragira ati Kambanda, babandi bari kuzimya, Kambanda mu ntambara yo gucurikanga guhinjarika abanyarwanda no gutanga umucyo. Kagame muri ICC ubusesenguzi bw'umuntu utari inzobere kandi utari umunyapolitiki, mbese bizarangira gute? Byakuwe mu kiganiro yagiranye na Turayishimye. Kambanze ngabanyiza ingoma kugira ngo muze kunyumva. Byakuwe mu kiganiro yagiranye na Turayishimye kuri raporo ya Human Rights Watch. Kambanda aravuga ko urubuga rwe atari organisation, kuko ngo organisation igira uko yubatse structure kandi ikerekana intambwe ku ntambwe uko ibintu bizajya bigenda bikorwa mu buryo bworoshye, bahamya ku ntego action plan. Ati ni igitekerezo cyo gusaranganya imyanya nta myanya ihari. Ati igitekerezo cyacu gishyigikiwe n'abantu benshi, abatagishyigikiye nuko atari bo bakiyoboye kandi nuko nta myanya bafitemo. Kambanda n'abandi bahanga bazatubwire icyo ari cyo igitekerezo n'amaherezo yacyo. Kambanda afatate abanyarwanda, je ndi kwanzura ko adufata nk'ibicucu, nous traite d'imbéciles et chimpanzés, nk'uko biri mu mico y'abakomeye be cyangwa abibwira ko bakomeye. Okay. Ambasaderi wa Rumania muri Kenya. Rumania igihugu ngo gikennye mu Burayi, aho abaturage bacyo ngo birirwa basabiriza biba mu masoko, ngo yabonye makaku zitambutse. Ati abanyafrika baratambutse. Nabonye ko Kambanda yasirimutse cyane, nta kimenya amasano dufitanye, adufata uko abonye. Mumurebe uko ambasaderi asa n'igihugu cye gikennye. Kambanda ubwe yivugiye ko bagiye gushyiraho inzego, amategeko azazigenga nyuma ya Kagame ngo abuza abantu kwikorera ibyo bishakiye. Yamaye nkawe gushyiraho amahame, ibikorwa, imirongo migari, policies. Ati tuzabereka abayobozi bashoboye, abayobozi bihanganira abandi kandi batagendera ku mazimwe, gucekaceka, projije. Ndibutsa Kambanda ko yavuze ko umushinga umaze igihe, igitekerezo n'umushinga bifitanye isano ariko bitandukanira ku rwego bigezeho, level of achievement. Initiative Kambanda si igitekerezo, ni umushinga warangiye kwigwa, urasozwa kandi usozwa wemeje guhirika Kagame ku butegetsi, n'abazamusimbura bashobora kuba bazwi, nuko bazakora birazwi. Aha turabeshya uyu muntu ibyo avuga rwose ndabishimangira 5 kuri 5. Ngiye bereka impamvu nkunda ibintu byanditse, nanga umuntu umpa audio nkanga umuntu umereza intuza, ariko nta bundi buryo ufite wamereza audio okay, ariko kumpamagara udashaka kwandika nzi ko wize, nuko ibyo umbwira nta mwanya ubifitiye, s'il vous plaît. Ibyo Kambanda ubwe amaze kuvuga byuzuyemo kutihanganira batamwemera no kubakera ubusa, akabarusha gufata amakosa ye akayagereka ku bandi nk'uko bisanzwe mu mico ya FPR. Gucekera abantu busa n'amazimwe bijyana ku rupfu ni imico ya FPR. Ntabwo Kambanda akwiye kubigereka ku bandi aciye kuri FPR ashaka kubahuza.
ndibutsaga ko mu mahame ya APR habamo kutagira uwo wizera kugeza no ku gicucu cyawe. Kambanda yishakira abatizera abandi babakekera ubusa, bari iruhande rwe. Duhereye kuri Jean Paul Turayishimye birirwana, yabitojwe akiri muto yigira ku birenge bya Nyamwasa. Yavuze ko babyumvikanyeho bashinga n'ishyaka umuvandimwe ariko ngo tuvugana, ariko jewe ni mu kiganiro simbizi bamutari kumbona. Yavuze ko babyumvikanyeho bashinga n'ishyaka n'igisirikare kimwe hakazabaho kuvanga ingabo. Kambanda w'umuhanga azatubwire aho abapolicies nta organisation, ingabo zitagira structure, zitubakitse, zizavangwa gute na RDF yubakitse? Ingabo zitagira organisation, zitagira action plan, zitavangwa n'izindi mu kavuyo, kuko nazo ari akavuyo. Izo ni zimwe za Mudasiru, kandi ibizazibaho Kapiteni Makanzu yarabivuze. Ibindi mubibaze Mudasiru. Nta bindi kwivuguruza, kubeshya, gucabiranya kwabize. Okay, nyangane ndasoma nayimaze imisi ndasoma. Kuvuga ko umushinga wemewe na benshi hatarakorwa ubushakashatsi, simvuga imukwiye ku rwego rwe. Kuvuga ko abatawemera ari abatabiyoboye cyangwa batabonye mu myanya, ni ukubakekera ubusa cyane ko abagaragaje ko batamwemeye batanze impamvu ari nazo yagombye kwisobanuraho cyangwa akabyihorera, ariko ntababeshere, kandi bamwe basanzwe bafite ibyabo babamo. Kambanda ushaka kuba umwarimu wo kubahana, nabanze yige kubaha abandi no kuborohera. Areke ibya amera ibyanjye niwanga urimbuke. Iyo niyo demokarasi, no kwishyira ukizana mu bitekerezo. Ibyo kuyobora initiative no kutabonamo imyanya bigahamya ibyo ari guhakana. Hari organisation we yita platform, nkuko FPR yitwa umuryango, ANC kitwa ihuriro nyarwanda. Organisation ifite abayoboye kandi ifite imyanya. Iyo bitabaho ntiyari kuvuga ko hari abanze kumukurikira kuko batayoboye cyangwa batabonye umwanya. Urugero, we ni umuvugizi akaba n'umucurabwenge, agakora na lobbying afatanyije n'amatoroshi, kandi nta mpaka nshaka mumbwirire Kambanda ko hano nta nkende zihari. Avuga kuri raporo ya Human Rights Watch ku Rwanda yatanze umucyo ku byo arimo, abamuri inyuma, aho akura imbaraga n'impamvu yamuteye gufata umurongo unyuranye n'uwo abanyarwanda bandi barimo, cyangwa bimwe mu bihugu by'akarere nka Kongo. Ubisoma byitondere, birakomeye. Yamaye nka we, noneho reka byisome byitondeye. Avuga ku bigo by'imari ati mbere yo gutanga inguzanyo biga ku ntambamyi zatuma amafaranga yabo atabagarukira, risk analysis. Ati naho ku bihugu bita ku bushobozi bwo kwishyira mu gihe cyiza, kubahiriza uburenganzira bwa muntu n'ibindi.
sovereign analysis, akarangiza avuga ko we n'amahanga bemeje ko Kagame ari umunyagitugu ukwiye kuvaho, yemeza nuko yavaho binyuranye n'ibya bamwe mu banyarwanda. Kambanda azi neza ko inguzanyo n'imfashanyo zihabwa Afurika zitwa izo kuyiteza imbere buri gihe atari izo kuyiteza imbere, ahubwo ari izo kuyiboha. Numvise yaramenye iki Macron, ubwo ni Igifaransa, tugira tuti on ne développe pas, on se développe. Ati ntabwo bateza imbere, ahubwo ntabwo baduteza imbere, ahubwo biteza imbere. Mu magambo make, Afurika n'u Rwanda rurimo ikeneye kwiteza imbere, ntikeneye gutezwa imbere. Amerika ntiyatubyaye ngo iturere. Iyo ni imyumvire ishaje. Yampaye inka we. Imyumvire itajyanye n'icyerekezo, imyumvire idakwiye uharanira ineza ya Afurika. Niba Kambanda n'ayo mahanga ye ariho bakibona ko Kagame ari umunyagitugu ugomba kuvaho, barakererewe. Abanyarwanda nabibonye kera, kandi nibwira ko bari gushakisha uko bamukuraho, atari ngombwa ko bakorana nawe. Simbavugira kuko tutari kumwe, ntazi n'ibyo barimo, ariko nabubahe, habeho kubahana nk'uko abyifuza, akanabyigisha yifashishije Bibiliya. Inguzanyo n'imfashanyo nk'intwaro y'agacinyizo si ikintu Kambanda yakwiye kuba yishimira muri iki kinyejana. Hari andi mahanga ari gukora mu buryo bwa win-win na mutual respect, inyungu za bose no kubahana. Initiative Kambanda ishobora gusuzuguza abantu no kubasubiza mu mico ya kera itugejeje aha. Kambanda ati ishobora gutora umwanzuro wo gukuraho umunyagitugu, ikamutera ikamutwika. Kambanda arabizi ko iyo myanzuro akesha idatorerwa abantu babi kurusha abandi, kandi umunyagitugu kuri ayo mahanga azi icyo bivuze. N'utubahiriza ibyo yumvikanye n'ayo mahanga, cyangwa utabageza ku nyungu bari bamwitezeho. Ubu si bwo Kagame abaye umunyagitugu, kandi ntiyabyigeze, ahubwo kuvaho RDC imuzamuranye intugu, yabaye nk'igisheke kitagira isukari, kiba cyabaye gikatsi, bakagita hasi, abahisi n'abagenzi bakagikandagira cyangwa bakagita mu gatebo k'ibishingwe. Kuri Kagame ni agatebo k'amateka, we ubwe yiguriye, kandi hari n'abandi ndi kubona bazakajyamo. Kuri yone igomba gufata umwanzuro mu mwanya w'abanyarwanda. Kuki Kambanda yanga ashimitse umwanzuro w'abanyarwanda mu gukuraho Kagame? Mu gukuraho Kagame batwika. Igisubizo kiri hepfo. Narayivumye iragahera nk'amahembe y'imbwa. Ikorera inyungu za beneyo, nikorera inyungu z'abanyarwanda. Kambanda, niba ushaka kugarura n'ibyemezo byayo, uzaze usure inzibutso n'ibyobo rusange bitaratabururwa, cyangwa uzaze uturane nabyo, bizatuma utongera kwibagirwa. Kambanda ati hari muvoma cyangwa teori ya Samantha Power n'abandi banyamerika igira iti, twe ibihugu bikomeye, iyo umunyagitugu ahonyora uburenganzira bw'abaturage
twiyumvamo obligation, inshingano, responsibilities zo gukingira, to protect, inshingano zo gutabara. Umunyagitugu ugeze hariya tugomba kumukuraho. Ibihugu byacu bikomeye bigomba gufasha gukuraho guverinoma yarenze imipaka mu guhonyora uburenganzira bwa muntu. Ati hari ubwo amafaranga yacu atatugarukira, ntitwakome